Habari. Tunasikia kabisa. Habari. Mbona si shaka? Poa kabisa. Kwa maana turaburanye. Cyane mwana turi mu matorero. None se umuntu aburana n'undi kubera iki? Ariko mwaraburanye ikibazo. Muri abareze ngo ni basamwira bigize abakire. Yes. Oya mani burareka Wowe kuntu watwiciyeho. Ugagiye mu bintu ahubwo njye ushaka icyakemura icyo kibazo. Urumva nimba yaratwiciyeho dushaka ukuntu natwe twamugaruza hasi. Ubise ngo kari shehe, uyu ngo ni shehe ngo ni yahe mu gihe cy'utu. Mani habye mani. Aho shehe mbese ibintu nazo kugeshe aho bukene bongeze. Mani na murido. N'umutwe nawe. Nyarwanda yavuze ngo urya ishoni inshuti igashira udahaze. Wamukemura bakaba mwana ko turi inshuti. Umuntu agenda kwikopesha bakamukopa. umva nkubwiye Ubutage bwawe. Rero njye ubwo butage ntabwo nkeneye bro. Akagira ati tume mu cyatu ngaho agahomba. ureka mbere tuza sibyo njye mutari ko mfite ibitekerezo byasumba cyane muzi ko ushobora kwiba umuntu Muto rusomeza rutya rwahindutse umukara wagira ngo none se gusa gutya ni ukuvuga ngo ndasa nabo umva mbere ku kuntu tugiye kumwiba sibyo tugiye kumwiba mu buryo atanamenye urumva uracukura inzu ikintu tugomba gukora wowe urabona ni we mugufi dufite hano wowe tugomba gushira isoni ariko jya tuza namushenze turi mu mugambi umwe na neza bari gupfubijemo biti nuko tukari tujye gushaka amafaranga tugomba gufata igitekerezo cyane no mugeno umva igisubizo wa muntu ugomba gufata umufuka wa kirosha urabyumva ni we mugufi ureshya n'uwo mufuka none tukawugushyiramo tukajya tukamubwira ko abonetse uratangiye muri we mugufi kwa mugufi bivuze iki None ari ubwo cyo byene kumutwara birakubuza kutaba amazi. urabona nje najya mu mufuka Uyu muntu ureshya n'inzira ijya kuvoma. cyane ibibazo bya ekirisi Uyu muja mureshya n'inzira ijya kuvoma urumva aho byagenda bite mani. umva nyine ukuntu bikorwa cyane inzira y'umusore mani toka ndabiyamye kandi uyu muza gutukana Cyane zinde kugamura si turi ku mugambo okay ngamu mbawure twumvika tugomba kubabwa ko dufite boro boro ninde ni we mani uri boro nenye mbaye bo we tuzamushyira mu nyuma yo ko gitekerezo mbaye bo umva se noneho twe tugazagushyira mu mufuka tukujyane kwa Samweli munyikorere uko tuza gutwara nitwo tukuzi ibyo ntabwo bikora noneho tugiye tumuhe boro ayitubike noneho namara kukubika nawe uzagira mu gihe azaba yajya gusenga yajya Oyi ibyo bigiye kure. ibyo ntabwo Twe tuzamujyana ari nimugoroba. yes Nitugerayo. Bona bundi bazaba bazi ngo ni boro ngo ni umufuka urimo wowe nitugera ahandi uzavamo right baryame bazinye amatara baryame niba bamara kuryama uzabonye wabonye aho bashyira imfunguzo nurangiza ubyuke uvemo uvuze neza cyane azi cyaho ndahazi ndi ku meza aha nta kizi rero ibyo ntukivune mu bwonko weho rero nurangiza winjiremo buriya bugari hari migari rishya y'umunyanya sho wabyihoreye mani buriya bugari uzabusaba uza amafaranga azaba ari ubwenge bwanyu bukora nka 1G ni 2G ni bwoko Ni 4G bwanyu bukora nka 5G mwandisiri ariko okay kuvuna twigisha igihe mwahereye muvuga amagambo agikorwa byinshi umufuka urahari cyangwa ntawo urahari bakatira buretse gatoya urahari hari haruguru hari aho nawe ubonye reka njye kurasa wese uri buhari nyine zananiza abanyamagambo ngabo nta bintu byo gutinya ni kinini kabisa ntabwo wawujyaho umva niyo no ariko mwawe ugiye bwo kumugajya gukora nka 5G ndesiza mbesere zawe nawe ndi muto mu ngano ariko ndi ubugabo bugufi rero kububwira ubugabo nk'ubu ngubu mani ngiri waretse nkavuga ko yabuze amagambo gusa ariko rupaje ubu mukigeme cyo kuburyo utavuga ubwo bwanjye burakuze we mukuru we mani vuga ibyo uvuga nawe vuba tujye mu gikombe icyo cyumve wibaza ko bari abagabo bo yikoreye amashusho badafite imitwe itekereza none se hari bari bazadukeka gute kandi turi inshuti hari umuntu bariva mu wava mandazi bana ntabwo badukeka n'ubundi tuba tubazaniye imari badukeka aba barezi barimo kunshuka ngiye bankire umufuka ngewe ngende basigaye ubwo seze nijoro akambona nyeganyeze nahumeka nte
bamfashe bigendeye ariko inzara nayo ni danje, amafaranga ndayakeneye, guhemukira inshuti ni ikibazo, ariko ntahemukiye nabwo inzara irangica. Nakora iki? Kama mbaye kuvuka ni rimwe gupfa ni irindi, ubwo Imana kwandikiye ntiwarurenga. Ndagiye Samwe turi inshuti ariko ndaguhemukiye, ndakwiba, nta n'ikariso nikoze nabirenga. akuguyeho ntabwo yakugwa hari ahantu hari agashyamba. Abo mwebwe rero muri n'abarezi ibyo mabwira ku gipangu wakavuze twagezeyo. mugakemba kondera Samuel twarabuze kabisa, twagiye gushaka ibiceri tu. Urabona iminsi nawe isigaye yarabaye mibi. kadufite imari twashaka kugira ngo ari imari kadufite kugira ngo twuzane imari kuvuga no gutabuka ubukene bwaje. oya we uravuga imari oya bikivuna mu mutwe dufite imari uno munsi ntanase bikivuna mu mutwe. Twebwe ni ukutubikira boro dufite, hanyuma twe twishakira umukiriya. imari boro ni ukubika. Yes, boro imari boro twarashe. mwatsindiye umuzigo. yewe noneho dushaka ko utubikira nyuma y'umunsi turatwagurishije twabone mu kigo. Turumvikana, uri inshuti yacu ntacyo watwiba. Bitekerezeho, ni ukutubikira ntabwo tukugurisha kandi nawe ntabwo waburamo n'icyo. Okay, turi inshuti kuva kera. yewe ntabwo nakanga kubaha serivisi yoroshye. si wumva ahubwo ako kantu ubundi ku cyo uba warabuze kera. ahubwo iyo boro irangana ite, yabikwa gute? abikoresha ntukivune tu. ni mu mufuka ntutubikire muvuga gutya guterura ugatera umufuka wa kiro ijana no gutereka hariya nta n'umwanya Ibyo ntabwo bikaze. iyo boro si murayizana ryari? turabizana ku mugoroba, ahubwo icyiza ni uko waza gukingura mu gikari tukaza twinjiza, kuko ntabwo dushaka ko abantu bahita babibona. urabizi nayo boro imbere ahubwo kantu nanjye ntabwo nshaka ko muneza abantu bose. iyo iyo boro nimba muri muneza ikibazo. twazana ibintu byabo byabura ntabwo twakubera. Okay, ngo noneho turi aha ngaha ubwo nimuza mukangura muramuhamusanga arabibakorera, ariko muri kondisiyo iyo boro yanyu kuba nitinda aha ngaha ntabwo nshaka ibineza ibibazo. n'umunsi ushobora kutagira kuko ni boro itararaba. ibyo ni sawa. abo nta kintu uvugana nawe. ntacyo. mwebwe mufate gahunda mugende muze kugaruka muyizanye. abandi tumenyera ko ikibazo sejo kugira nk'ikintu cy'ikikangwa nyine ariko baranishyura bariya abahungu ubwo tubona inshuti zacu ubwo batangiye kuba barerwa ntabwo bakiri inshuti zacu. ariko nanjye ngo ndakugarukiye ibintu byo kurasa amaboro baza kubika hano ubizi ko indeta yenda urumva nuko turi inshuti, yenda ntabwo nakubona ukuntu mbahakanira, ariko bwa mbere nanyu iri kosa ntituzaryongera. nsubibona se igihe nk'ibi perezida leta mani abazungu batatuzamo leta noneho byarangiye n'ubundi twabemereye, ahubwo igihe nyine kamwe nirashidikari ntunganye genda asaha mugane natwe bana tugize genda ubikurikirana kamwe gukurikirana cyangwa nawe ugereza turi byari byo. gasikere ntunganye mani mutipe twamwemeje mani yemeye ko tubikira ahubwo kirakora mani yes aya mazina agaragara ariko ntabwo bigaragara mari boro uramwisha ko ari ihene boro ntabwo ihene kari ihene ziri uguhebeba baraheba ibyo nyine uko nitwara
Samuel, Yo, umesitaki mwana? fresh. Nyine mwana kaka zibo twe tukaza. Nakazanye. Bakazanye imana ahubwo ujya ava mu gikari bato turakoresha imana. Cyabanye nagenda bakingurira mari. Ntabyo kuba bavuga. Nashobora. Oh shit! Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Urabona rero tumaze iminsi turyama dutinze. Urabona bwije amasaha yagiye. Kandi nta n'ikintu dusigaje gukora. Akeka nta bintu muri Sikona nayishije. we twigiye kwiryamira. Noneho ubwo gahunda zije imbere. Yego twigende twiryamire n'ubundi tuzajya gutekereza. Nta kibazo. Ngenda reka ngire mbanza nyige. Ndaje gusange nta kibazo. Wetin be this? Jesus. Blood of Jesus. Oh, no. Oh shit! Fresh man, usibimva wakoze mani ko wakoze. Cyasha kugenda twe turi hanze tumeze nk'abasirikare. Nagenda wunda neza naceceka. Ndasinzira uko mwasize. None nk'igiti kitananyeganyega. Yes. Tipe yakinze mureba. Nifuza aho gukunda zo azishyira ku meza. Ashyira ku meza ndamureka. Yes. Nyine kaya masara. Yes. Atujima lose. Cyaje kubita umusozi ndagwigire. Bana bacabaga bariya buriya natekereje kuba byariye bira bintu byari ibyo kurya bihumura shaka mbere narabyumvaga numva nakora ntabwo abonye babitejeje Mbakino kuki tagati yanjye ma kuki mutanshimira ko natekereje neza ko gushyira mu bifu ahubwo njyewe wewe kujyana harama abasenzi ahubwo tukumvikana. Yes. Hari ngo twarabona ngo turinganize ndetse mu waje ugabanya itimwe wumve ahubwo sha umva mu nzu abagenge uko bakora mani wakora kinini wakora kinini nanjye nka rupaca mwibuka ibintu nka rupaca wabakora ni ngendara ya mbere mani wowe murabizi wowe ni ngendara mwagomba gukora nyine mwe bajya kumba rero ariko mwibuke kandi ngiye ka boss wanyu mani murabyumva ntabwo nakora wakigerayo wewe harabaje ngomba kujya nyine mva ahubwo mani impamvu ngushimira impamvu akira impamvu ngushimira reka yitinda kubaza ahubwo reka nkwereke igitekerezo kizima reka dusubire kwa Samuel kujya batazanaduke tujye kwa Samuel tumubwire ati bore yacu twabonye umukiriya yes giduhe urumva tujye kuyigurisha
gusa uko kukana ari sawa ahubwo wabimbwa uramutse amaze kumva nababwireshya n'inzira ijya kuvoma aho gifitemo ubwenge uriya janze ko koreye umutanga ese ubona twagiye hano ni igikoma cy'umutuku cyangwa ariko ubwo twajyana oya twiza tujyana kumuga ko dufite boro worasigara twebwe nyine araye kwaje nawe ngo mwebwe bugeze basanga afite n'amakuru yabakanda intoryi imwe mope isiyo gize gukitikayeho igifu y'amapera yenda kuba twagamo n'utu tuntu tudashinga ziko baba twamagara magana ane bagasigamo ikarusa magana abiri maze mbanza bariya barupacire bo baduteye na boro yabo bayitwaye ahubwo si turababwira ngo bariya ntacyo kuba ubuzi turababwira iki twanabihakana ariko se amagare yacu ibaza biraturangiranye noneho pe byajya tuzirisaga noneho byagiye umushinga w'amagare twize kumva abagabo nabo bari kwiga umushinga wo kuyatwara ariko nanjye maze kubona ko no kugirisha utari bibi no kwizera umuntu twedere barupaca baraje noneho baratwica rwose samwe bitese ntago ari neza umeze bitese umva tutajya mu rugishi ya boro twe tuyiboneye umukiriya ahubwo mwagiduha tukajya kureka sibyo asa nta mwami byatubayeho ntibigise kaka bicyabaye mani tuba twibye mani ishobora byose we afuse mani reka mbabazi abantu b'abasore babiri ni gute babakingurana inzu bene akakagira bibaho ntabwo ari we waje utubwira ko twica nyine tabe turi inshuti pe ariko bro man iramariye ririmo amafaranga menshi umva ubwira niba Samu ko turica Oye, umuntu Samu. w'inshuti uraza kumukina ku mubyimba oya reka tubwire Samu iramariye n'imodoka naje kureba umuzigo hanyuma se amagare yacu gusa umuzigo badutwaye gute batabitse mbere yuko tubazanira boro samwe ntacyo mwambwira baceka twumvikana aha ni iwanjye aha ni iwanjye Ukaba ari iwawe. ibibazo byanjye ngo byongere umva man kuba ari iwawe ntabwo bivuze ko imari yacu yagera gutyo ngo nabwo bayitubikije ni ntabwo imari bibaho yawe mari imari yawe ukeka ko ngewe ibyo bantwaye man twe tubazanira umuzigo muwubike mupange gahunda aha ni muyigurishe iwanjye nta n'icyo mugurana namwe watugurisha gato usohoke mugende mana we man ntabwo twabyemeranya ntabwo bishoboka abantu oke sawa noneho reka mbanze nkubwire nta kintu kiri mufuka niba mwanze kumvikana wari umuzigo mwari mwibye ndabateza n'ubundi turi inshuti kandi birashoboka ubushuti bwanyu buriya mba nyine umva nyine ahubwo mani bro wibabara ahubwo njyewe nkeneye kumenya wenda akoze mani umva mani nyine muyijyane tu nta kibazo mani bazabaswagana n'uwo batwitera sawa